Inkuru y'urukundo. Inkuru y'urukundo rwa Enoch na Mali. Ni urukundo rushimishije kandi rutangaje. Dutangirira inkuru yacu mu ishyamba, aho tubona imodoka ebyiri ziza ziri gusatirana ziva mu byerekezo bigiye bitandukanye. Imodoka imwe iba isa umweru, indi isa umukara. Baza bihuta ubona ko abantu bazitwaye bafite stress mu buryo bugaragara bwose. Tureba mu modoka imwe aba ari umukara, haba harimo umuhungu witwa Enoch, iyindi haba harimo umukobwa witwa Mali. Mali aba ari kuza yumva indirimbo ariko ubona ko nanone atishimye, ndetse no ku rundi ruhande Enoch nawe ukabona ari kuza ariko ntabwo yishimye, gusa we ari kumva ibiririmbo bifite ibigoma bigiye hejuru. Bose baza bari kwihuta batitaye uko bari kugenda, batitaye yuko muri uwo muhanda hacamo indi modoka. Gusa mu by'ukuri mu bigaragara wabonaga ko uwo muhanda nta modoka nyinshi zinyuramo. Ubwo ngubwo bose baza bari kwihuta bahita benda kugongana, gusa Enoch ahita akatisha imodoka hirya, bose bagasa nk'abasatiriye mu mashyamba bavuye mu muhanda. Bava mu modoka bose, Mali agahagarara ku modoka y'inyuma akambwira ati wajya ugenda neza koko ko wari unkoresheje accident. Enoch n'umujinya mwinshi, ariko ubundi we bakwita gute? Nta soni, ni gute wifata ukagenda nabi mu muhanda? Ubu uzi ko uwukoresha ari weho wenyine cyangwa ubu uzi ko ari wowe utunze imodoka we wenyine? Nta soni, jya ugerageza kugenda neza mu muhanda kuko haba hari n'abandi bari kuwukoresha. Mali arangije aramureba arambwira ati wajye wiga kuvuga neza ko ntacyo byaguhungabanyaho. Enoch areba uburyo ki abwiye uwo mukobwa nabi, yego ntabwo aba azi izina rye ariko aba yitwa Mali. Arareba koko akabona ko arakosheje, abwiye umuntu nabi we ntanamusubije, gusa aramubwira ati wajye wiga kuvuga neza. Mali yaragiye aramusuza amuha akaboko, arambwira ati njyewe nitwa Mali. Okay, nanjye nitwa Enoch. Ubwo Mali ahita yinjira mu modoka arigendera, ndetse na Enoch asigara ahagaze ku modoka kuko ari kwitekerezaho yuko ibintu akoze atari byo. Nawe yinjiye mu modoka aragenda. Hello to everyone, please don't forget to subscribe, share, comment, please mukomeze munshyigikire, mukore subscribe, kandi abantu bafite ibitekerezo by'ibindi bintu bashaka ko mbagezaho bambwira. Ubwo Enoch yakomeje kugenda, yahise agabanya umuziki, agenda yitunganya uburyo ki abwiye umuntu nabi kandi we atanamubwiye nabi, yumva biramubabaje cyane. Yibaza ahandi hantu azongera gukura uriya mukobwa ngo amusabe imbabazi, kuko yari yitwaye nabi imbere ye kandi mu by'ukuri batanaziranye. Twahise tubona Mali ahantu atashye, yatahaga ahantu heza, yego nta kintu hari hatwaye, gusa nta nubwo hari harenze cyane. Mali yibanaga mu nzu we na sister we, yabanaga na sister we witwaga Patience. Yaratashye, Patience aramuhobera aramubwira ati Mali uwirirwe gute? Ambwira ati ndumva naniwe cyane, ndumva nshaka kuruhuka pe. Ubwo Patience yahise agenda amwinjiza mu cyumba, aramuryamisha, arambwira ati basi nuruhuka ubwo urambwira. Ku rundi ruhande twese tubona Enoch yatahaga mu gipangu cyiza, arinjira ukabona aba bodyguard baje gucekinga niba imodoka imeze neza, nawe bagahita bamwambura ikoti, akahita agenda akabaza mwiriwe mute, agahita agenda akinjira mu nzu y'iwabo, ababana nawe n'ababyeyi be bose, abafite ba sister be babiri, ndetse nawe aba ari uwa kabiri mu bana b'iwabo. Asanga mama we muri salo akamuhobera cyane, akamubwira ati Enoch mwana wanjye wiriwe gute, umeze neza? Ubwo aramuhobera akamuha kiss ku itama, akamubwira ati mama I'm okay, I'm going to sleep, ndumva naniwe pe.
mama we yaramurebye arambwira ati okay it's fine, ubwo uraza kumbwira uko byagenze. Bwageze ku kagoroba tubona Mali arabyutse yicaye ku buriri areba muri telefone, acekinga Instagram ye, acekinga buri kimwe cyose, areba ama message arasubiza Instagram, WhatsApp ndetse na message zisanzwe. Ubwo Patience nibwo yari ari gutegura iby'umugoroba ajya kumva umuryango urikubise. Mali yari yinjiye muri dushe yiyoga mu maso aranaburosa, ubundi araza yicara muri salo. Arangije ambwira ati ariko Mali, we have to talk, ndi kubona utameze neza pe, wambwira ikibazo ufite? Anje arambwira ati uribuka yuko ejo nagiye gushaka akazi, ntago nakabonye, nagiye natinzeho iminota 5 babanze dokumenti zanjye, mu by'ukuri narababaye, kwihangana birananira. Nahise ngenda ndara ku mushuti wanjye uri aho hafi, sinzi niba umwibuka, Oliver. Okay, ndamwibuka. Naragenda araye ariko ndara ntavuga. Mu gitondo narabyutse mfata imodoka ndaza gake gake, numva mbabaye muri njyewe, numvaga ariho nteza ibyiringiro byanjye byo kubona akazi, mu by'ukuri biba biranze. Baca umugani mu kinyarwanda ngo nyiri imyaka imbwa ziramwonera pe. Ndi kwiyizira numva nta byishimo, mpura n'umusazi. Harya yambwiye ko yitwa gutera Eric, I don't know. Oh, I think so, kari Enoch. Yeah, Enoch. Yeah, niwe pe. Ubwo nyine mva yaje yihuta yenda nko kungonga, twe tugonganiye mu muhanda, ninyuriye muri ka gahanda tujyamo tukaruhuka, tukiyumvira amahumbezi y'ibiti. Ubwo abavuye mu modoka aravuze, aravuze arantutse, ndamureba mbura ibyo mukorera, gusa narambwira tujye wiga kuvuga neza. Naramusoje mubwira ko nitwa Mali, ambwira uko nyine, nanjye ninjira mu modoka ndataha ko numvaga nta magambo menshi nari mfite, ngize kuba niburiye akazi, umuntu ari kuza ntesha umutwe, numva ntabwo mfite umwanya wo gutakaza wo kumusubiza pe. N'ubundi iyo mfa ntacyo byari kuba bitwaye, kuko n'ubundi safe nabuze akazi kagomba kuntunga, ubu ngomba kubaho. Patience yaramurebye aramwegera arambwira ati come on, humura, nanjye ndagerageza nkakora, nawe uzajya ugashaka igihe uzakabonera, ndabizi ko bizagenda neza, sibyo? Ubwo baricaye barafungura, ubwo nyine amusubiza muri mudoga gake ariko yari atariyakira. Bwarakeye mu gitondo tubona Enoch ari kugenda mu kazi, yari afite akantu k'agashopu, yacuruzaga imyenda ndetse ayidoze, amakote, amakanzu, yadoderaga abantu bari classic. Niwe wari owner of that business, niwe yari nyiri iyo business. Gusa yicaye yabonye sekreteri we amuzaniye ibipapuro n'ibiki byose, ambwira ati abangaba nibo twateganyije gucuruzingamo, bazahabwa akazi, wabanza ukanyuzamo amaso mbere yuko tuzabanza kubakoresha interview. Gusa yamuhaye izo dokumenti ubona yuko ari mu bitekerezo kure pe, ntago ari aho hafi vraiment. Ubwo yarazakiriye azitereka ku ruhande, arambwira ati sohoka ndazirebamo. Yarasohotse amuha umwanya nk'uko abimusabye, arigendera. Ubwo Enoch yahise atekereza uburyo byagenze, yibaza ahantu azakura uriya mukobwa, ntiyanamwatse namba, biramucanga. Ubwo ngubwo yigiriye inama yo gusubira muri rya shyamba arebe yuko bakongera bagahuriramo. Ubwo yaravuze ati izi dokumenti nzazirebamo nk'ejo, azishyira aho hafi, aterekaho akabogisi yari afite aho ngaho nk'umuntu uzazirebaho ikindi gihe kitari icyo ngicyo. Ubwo ngubwo
nibwo yahagurutse aragenda abwira umukozi we aramubwira ati ntago mari mwite ku kazi ndagiye. Nibwo yafashe imodoka aragenda. Na Mali yari yafashe imodoka arigendera, imodoka ye yashyizemo ibintu bike na bike akeneye, nawe yari ari kugenda mu nzira. Mali ababaye, gusa imodoka ye yari yapakinzemo ibintu byose ari bukenere, pakingamo ibiryo na za dokumenti yari kuzajyana, ariko yashyizemo inzoga nyinshi yumvaga akeneye kwirengagiza ibintu biri kumubaho. Ubwo Mali yaragiye ageze aho muri rya shyamba hagati na hagati, aparika ku ruhande, afungura butu, hasaga nk'ahantu ushobora kwicaramo ukegezayo intebe ukaba wicaramo ukaba uri kurya sho. Gusa Mali yarababaye, yafashe inzoga arazinywa araziyahuza, ararira cyane, yababaye ubona ko arababaye pe. Ubwo ngubwo nibwo Enoch yazaga ari kuza areba ko yabona uwo mukobwa, aramubura yihebye. Gusa hari ahantu yageze yihebye ubona ko atagishoboye kumubona, nibwo yarebye ku ruhande abona imodoka ihaparitse, abona isa niyo yari izi. Yavuyemo aragenda abona buti irafunguye, umukobwa yasinze aryamyemo asa nk'upfumbatije za dokumenti. Yafashe za dokumenti azikuramo, yagize amatsiko azikuramo arasoma, akibona hejuru abona ni kampani ye yari yandikiye. Biramucanga abura uko abigenza, arongera afata dokima zimusubiza nk'uko yari azifite, arangije aramukomanga. Maze Mali aricura aramureba n'ubusinzi ko ukuntu yari yasinze, ubwonko bwagiye kure afite agahinda. Yabyutse arangije aramureba arambwira ati nawe kandi nanone ubu usubije kumbaza iki noneho ko nta kugonza uranshakaho iki? Mali aramubwira arambwira ati mbabarira ndeka njyenyine, wishaka gutuma ntongana nawe, nta kazi nifitiye ntaki, nawe uri kuza untera stress, ndakwinginze mbabarira ndeka. Mali aramubwira gusa mujye amubwira byose, ntigeze amubwiramo nabi, ntigeze anamutuka, ariko yari afite agahinda kuko nta kazi afite. Mu by'ukuri Enoch yari yarangije kubona dokima afite ko yari yandikiye kampani yabo. Ubwo Mali yahise yongera ariyegamira arambwira ati mbabarira ugende niryamire nduhuke ndakwinginze. Ubwo Enoch yahise afata za dokumenti arazimwiba, aragenda azishyira mu modoka ye, arangije arigendera aramureka nk'uko yabimusabye. Ageze imbere ahamagara umushuti we aramubwira ati bite bro, please can you help me, ngerageza umfashe pe, mfite ikibazo, ngwino hano muri uyu muhanda. Amuha location, arambwira ati harimo umukobwa umudrivinge, aho akubwira kumugeza ariho umugeza, kandi nubona agisinze cyane umbwire. Ubwo Enoch yahise akomeza aragenda, gusa yagiye yumva atageze ku ntego ye nk'uko yabishakaga, ariko yari afite amatsiko yo gusoma ibintu byose biri muri document y'uriya mukobwa. Enoch yaragiye ahita ahitira ku kazi, bwari bwijemo ariko ntabwo bwari cyane, afata documents za Mali, yaragiye arazisoma areba buri kimwe cyose, areba CV ye, abona yujuje buri kimwe cyose cyakagombye kuba kiri mu bisabwa. Nibwo yahamagaye ku muntu wabakiriye, arangije aramubaza ese hari umukobwa wigeze usubizayo igihe abandi bazaga kudepoza? Arambwira ati ntawe. Arambwira ati are you serious, tekereza neza umbwire. Arambwira se boss byagenze gute? Weho tekereza umbwire unsubize. Nibwo yatekereje arangije arambwira ati hari umukobwa yaje yakererewe, ni agakobwa gato gafite imisatsi miremire, kaje kakererewe karengejeho iminota 5, isa twabaye isi yayubahirije, nahise musubizayo. Yagiye ababaye ariko nta kundi twagombaga gukurikiza amabwiriza. Yari yambaye gute? Yari yambaye agapira k'agatopu k'umweru, yambaye n'ipantaro ndende ndetse n'udukweto dufunguye tumeze nk'udusandali. Arambwira ati igendere.
koko mu by'ukuri nibyo Mali yari yambaye na cya gihe, kuko nta myenda yari afite ku exchanginga ku mushuti we, ni nayo yakomezanyije ataha ahura na Enoke. Yahise yumva yuko aricyo cyatumye ababara bigeze hariya. Munsi hari hariho nimero ye. Enoke yahise afata ya madokima bari banamuhaye kare ngo arebemo, yahise acuzingamo. Bagombaga gufata abakozi 3 bari mu byiciro bitandukanye. Ubwo yahise afatamo abantu 3, abandi bose nyine arazideclininga, arazanga. Ubwo na Mali yari arimo, of course yahise amucuzinga ari uwa mbere. Mali baramutahanye bamugeza mu rugo. Patience arangije areba uburyo murumuna we atashye ameze, arababara. Arangije aramubwira ati ako se Mali, kuba wabura akazi bisobanuye yuko ugomba no kwisha ubuzima bwawe? Come on, reba uburyo wigize, n'ukuri kuva naho abantu bari kukujyana. Mali bahise bamuryamisha, araryama. Mukuru wamukorera akaboilo kugira ngo ave muri hangover. Ubwo ngubwo yararyamye. Abyutse mu gitondo yabajije Patience, se nta envelope wigeze ubona? Envelope yihe ko bakuzanye uko nguko wanasinze? Ambwira ati numvaga nshaka kwiyibagiza ibibazo. Ubanza umbwire hari envelope yanjye wabonye, hari harimo za documents zanjye ngomba kujya kudepoza. Ambwira ati oya, ntazo wazanye. Ambwira ati what? Ntazo nazanye? Nazitaye he? Ntabwo bishoboka pe. Yarisatse ajya mu modoka, ateragura hejuru, aburamo ikintu. Ariheba, aragenda ateragura ibintu byose hejuru. Bigeze ku masaha ya nimugoroba, yarubuze yaniyakiriye, avuga ati ngomba kongera nkakora ibindi, nkajya no kubisikaninga byose. Yicaye nibwo yagiye abona telefone atazi iramuhamagaye. Aritaba, aravuga ati halo Mali biti? Uranze ariko njye ntabwo nkuzi, urinde? Ambwira ati ndabizi ko nzi, ariko ntabwo ari ngombwa cyane guhita nkwibwira right now. Gusa niba koko wumva ushaka kumenya, waza kuri iyo adresse nkubwiye, tukaza kuza kubonana, then hari ikintu nshaka. Mali arababara cyane, arambwira ati akuzi ko abantu b'iki gihe nta soni mukigira, urampamagaye without any reason, ntago nkuzi, woranzi ngo nindangize nzi. Ubwo se ubwo mbwiwe n'iki niba uri umuntu mwiza? Cyangwa se utagiye kunyica? Oya, nutabanza unyibwire ubireke, ariko ko bigaragara kose bigaragara nkaho unzi. So niba wumva ushaka ko duhura, unsange mu rugo, niho ndumva ndaba mfite security. So niba byanze, ubwo ntago twahura, nta kundi. Merci kandi bye. Ubwo yahise amukopa yihuta cyane. Ubwo Enoke nyine yakurikije amabwiriza ay'umukobwa amubwiye, kuko ibintu yamubwiraga byarumvikanaga. Ubwo Enoke yahise afata imodoka, ntabwo yaramubaza aho atuye, yahise akoresha GPS, akoresheje nimero ze afite, aragenda. Babona umuntu arakomanza, arinjiye. Mariya akimubona arambwira ati kandi nawe ako mbanza uri gatuma pe, ni gute dushobora guhura bwa mbere ukaza untuka, bwa kabiri ukabuje, uri kumva ushaka iki? Mbabarira rwose undeke, ntago nakubwiye nabi, okay? Patience arangije areba Mali uburyo yigize umuntu wa danje, yanareba uburyo uwo musore ari mwiza n'iki, n'uburyo ari mwiza. Arangije yegera Mali, arangije ambwira ati ceceka aho ngaho uganire n'umuntu ntugasuzugure, nta soni, icara ahubwo ndaje mbazanira icyo kunywa. Ubanyita Patience, ndi sister we. Nice to meet you, nishimiye guhura nawe. Okay, so tubazanira iki? Okay, njye nta kintu nshaka. No way, wivuga ngo nta kintu ushaka? Nta muntu ugera hano ngo agende nta kintu afashe, ko numva se nta kintu nshaka. Malala mureba, hanje ambwira ko se ko ugize umuntu wa danje, nta kintu ushaka? Uzi ushatse kuvuga iki? Kanze nguhitiremo turebe, niwanga kukinywa ubwo nta kintu turi buvugane, uhita utaha. Ubwo Mali yahise amuhitiramo, bari bafite agashampanye aho ngaho mu nzu. Yahise ambwira ati musukire ka champagne
mu kirahure umuzanire, njyewe nzanire juice ya mango. Okay, ubwo yahise abazanira. Mu by'ukuri Marie yaripoje, yipoza champagne. Mu by'ukuri umuhungu niyo yakundaga cyane, byaramutangaje uburyo amuhitiyemo champagne kandi ari nayo akunda. Yahise amureba nk'umuntu utunguwe, aravuga ati what, biramurenga, aravuga ati ariko it's okay. Ubwo baricaye baraganira, arambwira ati niba ushaka kuba uri safe wabwira na sister wawe akaza akaba yicaye. Igo pe waba umfashije ko sinumva ikintu ugiye kumbwira gituma twicara turi twenyine. Sister ngo twicarane. Yaraje baricarana, arababwira uburyo bahuye, amubwira uburyo yifuje kuza kumusaba imbabazi, gusa agashaka ahantu yakura nimero ye atazi ahantu azayikura. Yigira inama yo gusubira mu nzira bagonganiyemo kuko yumvaga wenda ko ari hashobora kuba yamubona. Agezeyo nibwo yasanze Marie yasinze, amwaka document yari afite arayijyana, yababwiye buri kimwe cyose. Marie yumvisha uburyo cy'umusore agira umutima utuje, atangira gucisha make, aratuza, ariko ahita amubaza aho document ye yayijyanye. Arangije aramubwira ati weho tuza, nabonye ibyanditse muri document yawe, tuza bizaba bimeze neza kandi humura. Ubwo Marie yaratuje, arakomeza arabaganiriza, arangije arabwira ati ikintu cyari kinzanye cya mbere ni ugusaba imbabazi Marie. Narinje kumusaba imbabazi, ikindi ngira ngo mubwire yuko nabonye ko washakaga kudepoza akazi kandi hari mu kazi kanjye. Marie ahita atungurwa, ahita atangira unazanye urumeza, aravuga ati what, nyine atangira gutungurwa. Arangije aramubwira ngo kuwa gatatu mufite interview, uzitegura uze muri interview. Arangije aranamubwira uburyo azayikoramo ku buryo azahita aba selected byihuse. Marie kwihangana byaramunaniye bitewe n'uburyo yashakaga akazi. Yarahagurutse n'ibineza neza, ahita asimbukira Enoke, aramuhobera. Enoke biramutangaza, n'ubwa mbere byari bimubayeho. Arangije amubaza are you crazy, arambwira turakoze cyane. Arangije aramusomagura ku matama, amusomagura mu gahanga, aramuhobera cyane, arambwira ati ni ukuri kw'Imana ndagushimiye. Amuhagurukaho kuko yari yamwicayeho, amuhagurukaho arapfukama, arambwira ati ni ukuri ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Aramuhobera cyane. Arangije atamubwira ati tugutekere iki, urashaka iki? Patient yarumiwe, nta kindi kintu yari ari gukora uretse kumirwa gusa. Na Enoke yaguye mu kanyu. Patient yahise ajya mu gikoni ategura ibiryo vuba vuba n'ibyishimo, nta nubwo byatinze kuko bari bafite muri frigo, ibindi byose ari ukubinyuzamo. Ahita abizana, ahita amwakira, arambwira turakoze, urakoze cyane. Arangije aramubwira ati nta kibazo, ndakudrivinga, ndakujyana mu rugo and then ndatega ngaruka. Arambwira ati no it's okay, guma hano nanjye ndataha. Ubwo Marie yarasigaye, asigara yishimye. Enoke yaratashye. Ageze mu rugo asanga bateguye ameza, barambwira ati Enoke waza ukarya. Arangije arabwira ati no mama, njye ntabwo nshaka kurya. Enoke nawe mu by'ukuri yagaragaraga nk'umuntu wishimye. Mama we akajya amubaza ese ushimishijwe n'iki Enoke? Mama ni ukuri ndeka nzagusobanurira. Enoke yahise agenda yinjira mu cyumba cy'arakinga, yicara ku buriri, amemorizinga like yibuka buri kimwe cyose anyuzemo mu gihe yari ari kwa Marie. Yumva nibwo buzima bwa mbere yishimyeho, biramushimisha. Ubwo igihe cyarageze, Marie n'abandi bantu bari baselectinze bahisemo baje muri interview. Marie yakoze interview neza, Enoke atanahari, gusa yari ari kumurebera kuri kamera aho yari yicaye. Yayikoze neza, abandi baramuselectinga, nabo bari bamwishimiye. Ahita ahagurukana barabahobera, arabwira ati murakoze. Arabwira n'iki kindi, barambwira ati taha uzabona message. Enoke yahise amwoherereza message webwe ku ruhande, aramubwira ati akazi ni kuwa mbere mu gitondo 2:00. amuha buri kimwe cyose uburyo kizagikorwa, we yimuha mbere nk'abantu bari batangiye kuba inshuti. Marie arishimye, araranguza areba ko ari bubona ahantu hari Enoke, aramubura.
aramubura neza, aramubura. Mali byaramurenze, yafashe imodoka arishima arishima, yahise ataha. Ageze ahantu muri supermarket arashopinga buri kimwe cyose aratahana. Patience yari ari mu bihe byo kumirwa gusa pe. Ubwo akazi karakozwe, Mali aragenda aba inshuti magara ya Enoch. Hahandi Enoch yabaga atameze neza, Mali akamukorera akazi. Mali yari ashinzwe ibintu bya IT muri iyo kampani n'ibintu bya marketing, yabikoraga neza. Kampani yatangiye kugenda itera imbere, Mali bamwongeza amafaranga, ubuzima bugenda buba bwiza. Bimutse mu nzu bari barimo we na Patience, aramusohokana amujyana hanze kuruhuka. Arambwira ati ndishimye Patience, ikintu cya mbere nahoraga nsengera ni uko nifuzaga kuzakujyana ahantu ukaruhuka. Mu mushahara nakoreye, mu bintu byose byanjye numvaga mbishaka. Arangije nawe arishima, arangije arambwira ati ariko uzapfusha ubusa Enoch, ni umuhungu mwiza. Arangije aramureba arambwira ati Patient, ibintu byose ni Imana ibikora, buriya nimba ari uwanjye koko tuzagumana isweya, ariko nyine ni mwiza pe, ndanamwishimira, ni inshuti nziza, ariko nyine ntabwo nabyihutisha kozi ntabwo muzi cyane bigiye kure. Ubwo baje kuva mu karuhuko, Maria yagarutse mu kazi, Enoch amukumbuye cyane yaramubuze. Enoch yageragezaga kwihagararaho mu buryo bwose bushoboka kugira ngo atagaragaza yuko yatangiye kwiyumvamo Mali, akajya abicisha ku ruhande. Mali nibwo yagarutse mu kazi, akigera mu kazi yarihuse aragenda ajya gusuhuza Enoch amuhereza akaboko, ariko Enoch kwihangana byaramunaniye, yahise amukurura aramuhobera, amufata mu misatsi no mu mugongo, aramubwira ati nari ngukumbuye Mali. Mali yaratunguwe, ubona ko aguye mu kantu. Enoch mu gihe akiri kumuhobera barekuranye, Mali yari ameze nk'umuntu wagiye kure, ariko mu by'ukuri nawe yari akumbuye Enoch. Yamuhobeye ubona atari ibintu byo kwikanira. Mu gihe akiri kubitekerezaho, asa n'umuntu wasamyemo gakeya, Enoch yahise amusoma French kiss. Oh my god, yahise abikora. Mali nawe ntabwo yisajije, nta nubwo byabaye nk'ibimutunguye, nawe yarabyishimiye gusa arikanga. Aramubwira ati, agiye kuvuga buri kintu avuga, Enoch ahita amufungisha agatoki ku munwa. Arangije aramureba aramubwira ati genda ukora akazi kawe. Maria agakoze yishimye, ariko ubona yuko yanacanganyikiwe. Yakomeje gukora akazi abitekerezaho, ndetse na Enoch abitekerezaho, ubona ko bose bihebye. Nibwo amasaha yo gutaha yarageze, Maria yasohotse mu kazi, nta nubwo yiriwe ajya kureba Enoch nk'umushuti we ngo amusezere, yahise ataha afite n'isoni, aragenda yinjira mu modoka. Arangije aragenda, ikintu cyose yishimiraga cyangwa se yumva ababaye yahitaga ajya muri rya shyamba. Yahise afata imodoka ajyayo, gusa Enoch yaramukurikiye. Agezeyo, mu gihe agiye guparika, abona Enoch ahise amwitambika imbere. Yagize isoni zo gusohoka mu modoka. Enoch asohokamo, ahita aza aramufasha gufunga, azamura feriyamu, azimya imodoka. Arangije aramubwira ati sohoka. Yamufashe mu matama, yinjiza intoki ze mu musatsi, arangije amurebesha hejuru, aramusoma. Arangije aramubwira ati Mali, ndagukunda cyane kandi ndumva nifuza kugumana nawe ubuzima bwanjye bwose. Mali amarira yatembye mu maso. Arangije aramureba aramuhobera, aramubwira ati nanjye n'ukuri narabyifuje kuva mbere, ariko uri umukire, nta hantu na hamwe duhuriye, sinzi ko byapfa gukunda. Ndi umukobwa wirwanaho, umukobwa uhora ushakisha ubuzima uko bukeye n'uko bwije. Ni ibintu birebire, nzakubwira story yanjye, ariko ntugire ikibazo.
Enoki yaramurebye aramubwira ati I don't care, ntabwo nitaye kuri past yawe, ntabwo nitaye kuki, icyo nzi nuko njye nakubonye numva ndakwishimiye, buri munsi numva umutima wanjye ukunyishyuza, rero sinumva impamvu agakwiye kumpakanira. Ubwo ngubwo Mariya aramubwira ati nta kibazo. Bakomeje gukundana, ibihe biricuma, bakajya basohoka bakajya hanze y'igihugu, bakagaruka, ubuzima bukomeza kuryoha. Byaje kugeraho Mali aba umufatanyabikorwa wa Enoch, basa nkaho bafatikanyije kampani, umwe afitemo share n'undi afite share, gusa yari afite share 40%, naho Enoch afite 60%, nk'umuntu wayishinze of course, nk'umuntu wayitangije. Barakomeje, Mariya afite ubwenge ndetse na Enoch afite ubundi, barakomeza batezanya imbere mu buryo bwose bushoboka. Rimwe Mali nibwo yicaye aganiriza Enoch ku buzima bwe, amubwira ko iwabo atari abakene, amubwira ko iwabo ari abakire cyane ndetse n'ababyeyi be bataba muri icyo gihugu. Amubwira uburyo ki ababyeyi banze ko akora ashaka ubuzima, ahubwo bakumva yuko yahora yicaye bakamuha ndetse akajya no kwiga ngo kugira ngo azabone akazi keza, ariko ntago Mali aribwo buzima yifuzaga. Yumvaga ashaka yuko ibintu byose azabikora bimuvuye mu biganza bye kandi agakomeza akabaho neza. Kimwe na sister we bari bahuriye ku mubyeyi gusa badahuje papa. Yaramuhobeye cyane, arangije aramubwira ati nta kibazo, tuza, ndabizi neza bazaza kugusaba imbabazi kandi bazaba proud yawe kurusha abandi bana bose bafite. Ubwo Mali yakomeje kujya hejuru, akajya ajya ku mateleviziyo agatanga ama interview, agakomeza kugira inama urubyiruko, baragenda batera imbere, ubona ko ari ibintu bishimishije. Gusa kwa Enoch ntabwo bari bazi yuko akundana na Mali, bumvaga Mali ari umuntu bafatanya mu kazi nta bintu birenze. Bari bazi ko Mali ari umuntu wibana uri aho ngaho, bumvaga yuko umuntu wibana aba afite imico mibi, nta n'indangagaciro aba afite. Igihe cyarageze babwira Enoch, baramubwira ati Enoch, twagushakiye umukobwa mwiza muzabana, umukobwa w'ibihe byose mwiza cyane, uno munsi twamuteguye, uze kuza utahe kare, turaza gusangira nawe ndetse n'ababyeyi babo. Enoch yaramurebye aramubwira ati ariko mama, ni gute ushaka kumbwira ngo uri kunshakira umukunzi? Ndi umwana koko ku buryo wanshakira umukunzi? Urambabaje mama, gusa nta kundi, ndaza gutaha kare tuvugane. Ubwo nimugoroba harageze, Enoch arataha, ariko mu gutaha yasize ahuye na Mali, aramuhobera, mbese agenda ari we wese amufite yumva ko bahuye nta kibazo afite. Ageze mu rugo ahasanga umukobwa bamuzaniye, uwo mukobwa aba yitwa Keza. Akihagera Keza ahita ahaguruka akamuhobera, akamubwira ati uri umusore mwiza vraiment. Mama wabo yahise abakomera mu mashyi, barariye baranywa, bagera mu gihe cyo kuvuga amajambo. Mama Enoch aravuga, papa Enoch aravuga, ndetse n'ababyeyi ba Keza nabo baravuga. Keza nawe aravuga, avuga ko yishimiye uwo musore yamukunze kuva kera. Mu by'ukuri kwa Keza bari abakire bihambaye, bumvaga abakire bagomba kubana n'abakire. Ubwo ngubwo bageze kuri Enoch n'amarira azenze mu maso, arangije arahaguruka avuga ijambo ry'ahagaze. Arangije areba mama we aramubwira ati mama, ni ubwa mbere kuva navuga ukoze ikintu kimbabaje, ndetse na papa. Mama we yarababaye cyane, yibaza ikintu kibabaje umwana we biramucanga. Gusa Enoch akomeza kuvuga, aramubwira ati mama, ndi umuntu mukuru, ndi umuntu witeje imbere, ndi umuntu ufite kampani, ndi umuntu uzi ubwenge bihagije, ntabwo nshobora kumva uburyo ki ushobora kumfata nk'ikigoryi, nk'umuntu utazi ubwenge, warangiza ngo ukanshakira umukobwa dukundana utanabizi yuko nanamukeneye. Ese urabizi neza yuko nta mukobwa mfite dukundana? Wenda ntabwo igihe cyari cyagera ko mukwereka, ariko se ayushura yuko nta mukobwa uzi mfite dukundana ku buryo ushaka kujya kunshakira umuntu dukundana?
Kuki ababyeyi b'iki gihe muba mushaka kuyobora abana banyu mu nzira mwishakiye bitewe n'inyungu zanyu bwite muba mukeneye? Mama urambabaje. Gusa ikintu nava hano mbabwiye, reka ngire icyo nsubiza uwo nguwo ngo ni Keza. Keza uri umukobwa mwiza pe, umeze neza, ariko reka ngire ikintu kimwe nkubwira. Mu buzima uzaharanire kugera ku iterambere wabigizemo uruhare, haba mu rukundo, haba mu mafaranga, haba muri buri kimwe cyose. Kugushakira umukunzi cyangwa we gukunda ukagenda ukabibwira ababyeyi bawe bakabigushakira, iryo si iterambere pe. Umukobwa mwiza nkawe wagakwiye kuba ufite bizinesi, wagakwiye kuba ufite akazi, utirirwa wiruka inyuma y'ababyeyi bawe. Ntabwo uzi karagiteri zanjye, ntuzi icyo nkunda, ntuzi icyo nanga, none ngo uje gukundana nanjye pe. Uri umukobwa mwiza, singuciye intege, ariko n'undi munsi ntuzigere ugendera ku bitekerezo. Yego, kugendera ku bitekerezo by'ababyeyi bawe ni byiza, ariko nabo ntibakakuyobore mu nzira zabo zose bifuza, ngo ni uko uri umwana wabo. Hari igihe kigera nawe ukifatira imyanzuro, so ujye wiga kwifatira imyanzuro. Areba mama we aramubwira ati mama, ikintu nagira ngo nkubwire ni uko mfite umukunzi, nubwo ntari ntarakagejeje igihe cyo kubibabwira, ariko ndamufite. Uwo mukobwa muramuzi cyane, turahorana cyane mu buzima bwa buri munsi. Uwo mukobwa ni Mali, mwarasangiye, mwagiranye ibihe byiza bitandukanye, ariko we wari uzi yuko ari umukozi dukorana gusa. Ariko mama, Mali ndamukunda n'umutima wanjye wose, ndamukunda ku buryo nifuza gusozanya ubuzima bwanjye njye nawe. Ntabwo numva yuko wajya kunshakira undi. Ese umuntu twajya kubana ntarigeze nkundana nawe, urwo rukundo rwaba rumeze gute? Mama, ntabwo nubahutse mama Keza cyangwa se papa Keza, ariko mu myanzuro mujye mufata, mujye mwibuka ko mufite n'abana barengeje imyaka yo kuba mwabafatira imyanzuro. Yego, mushobora kubagira inama, ariko ntabwo mushobora kubafatira imyanzuro. Noneho ku kintu cyerekeranye n'urukundo, umuntu bazabana ubuzima bwe bwose. Enoke yahise ahaguruka asoma mama we ku itama, arangije aragenda areba papa we aramuhobera, ndetse aragenda asuhuza mama Keza, papa Keza, bose arabasuhuza. Arangije abwira Keza ati haguruka, aramuhobera. Arangije aramubwira ati uzaharanire iterambere ryakunyuze mu biganza. Yego, abandi bagufasha, ariko nawe ubwawe wabyigiriyemo uruhare. Enoke yahise ahaguruka aragenda yigira mu cyumba arakinga. Keza yararize, ariko ntabwo yarize cyane. Ababyeyi bombi ku mpande zose bitekerejeho, bumva yuko ibintu Enoke ababwiye nibyo. Barahagurutse baragenda. Enoke yarababaye cyane, arangije aragenda yigumira mu cyumba nk'uko yari yagiyeyo. Mama we yaje kumureba mu cyumba, arambwira ati mwana wanjye, ni gute wansuzuguza imbere y'abantu bose? Arangije aramureba arambwira ati mama, nubwo Mali umufata nk'umukobwa wibana ushaka kuba adafite imico myiza, ntabwo ari we wabyiteye. Mbere yo kujajinga umuntu cyangwa se gushinja umuntu ikintu utazi, ujye ubanza umwegera umubaza ahahise he, umuganiriza, unamenye impamvu abayeho muri buriya buzima, ubundi ubone kumushinja icyaha waramajije kumenya buri kimwe cyose. Ariko uramutse umenya amateka ya Mali, ndizera neza ntashidikanya ko ari we mukazana wakishimira ibihe byawe byose. Mama Enoke yumva koko yakoze amafuti pe. Ubwo yarapfukamye afata umwana we mu biganza, arambwira ati mwana wanjye mbabarira. Ahita ahaguruka aragenda, nta rindi jambo yarengejeho. Bukeye bwaho nibwo Enoke yabwiye Mali, itegura uze kuza mu rugo, ndagushaka. Mali yariteguye araza nk'ibisanzwe. Araza ageze mu rugo nk'umuntu wari uhasanzwe, yinjira yihuta. Yasanze mama Enoke yicaye kuri bariko, aramuhobera nk'ibisanzwe nta mutima mubi, ndetse yinjira mu nzu, aragenda asanga papa Enoke yicaye muri salo, ari kugira utuntu akora kuri mashini, nawe aramusuhuza. Arangije aricara. Enoke
Enoke yari yateguye muri sahamanje kuva mu gitondo, ntabwo bigeze babona ibintu ari gukora. Yaragiye arategura neza, ahamagara mama we, ba sisita be bose na papa we, baricara barafungura baranywa. Enoke arangije abwira papa we na mama we, arabwira ati umukunzi wanjye n'uyu nguyu Mali isoni zaramwishe. Arangije akajya amushuna akambwira ati waretse, twe twaravuganye ko ari iki gihe urantunguye pe, mbabarira buretse. Ubwo papa Enoke yarahagurutse ahobera Mali biramurenga, na mama arahaguruka aramuhobera, na ba sisita be bahita baza baramuhobera, baramubwira ati turakwishimiye mu muryango. Enoke biramurenga, aravuga ese muri seriye murabyemeye? Ngo iyi nta kibazo rwose. Yumva biramurenze, barangije bahita bahoberana bose barishima, bahita basaba imbabazi Mali ko bari baramuketseho ibintu bitari byiza, ariko mu by'ukuri atari ko ari. Enoke yaricaye ababwira sitori ye yose, ibintu byose bigenda mu buryo. Mali arishima ndetse n'umuryango wabo urishima. Nibwo bahise bategura mariage. Mu gihe kitarenze ukwezi bakoze mariage nziza cyane itangaje. Bahise bajya kwibanira mu rukundo rwinshi, kampani yabo yateye imbere, inshuti zabo zirabakunda ndetse n'abandi bose babakikije. Ubukwe bwabo bwarangiye bahita burira indege bigendera bajya kwibera hanze. Please don't forget subscribe, share, comment. Ndabakunda cyane.